Yes, ni Kiana TV show. Turagusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ukurikirana amakuru yacu agiye atandukanye. Rero uyu munsi nagira ngo tuvuge ku nkuru y'ubukwe bwa Vestine n'umugabo we witwa Idrissa Jean-Luc Ouedraogo. So rero aho ubu bukwe bwabaye ku itariki 5 Nyakanga 2025, ubukwe bukaba bwarabaye bwiza cyane ndetse abantu bakaba barabuvuzeho ibintu bitandukanye. Rero nje kukubwira udushya twaba twarabaye muri ubu bukwe, twifashishije abanyamakuru bagiye batandukanye, ibyo bagiye bavuga cyangwa se n'ibyo bagiye bandika. Ubukwe rero bwabayemo udushya twinshi, yaba mu gusaba no gukwa, yaba mu gusezerana, yaba muri reception, ndetse ubu bukwe aho bwagize n'agashya nyuma y'ubukwe cyangwa se ibyo byose birangiye, aho bateguye igitaramo cyangwa se concert bagataramira abantu bakiri abageni. Ubundi ndakeka mu Rwanda ari we muntu wa mbere ubikoze, wenda niba hari n'uwataramiye abantu yabataramiye kwa kundi umuntu aririmbira umugabo we cyangwa se akaririmbira umugore we, ariko kuvuga ngo ubukwe burarangiye duhise dukora concert direct ako kanya, nta hantu birabaho mu Rwanda. So rero tugiye tuvuga bimwe mu bintu byagiye bibaho ariko bitangaje. Hano hari inkuru isa naho ibivugaho, aho ivuga ngo ubukwe bw'umuhanzikazi Vestine Ishimwe n'umukunzi we Idrissa Jean-Luc Ouedraogo bwabaye kuri wa gatandatu tariki 5 Nyakanga 2025. Bwari ubwo ku rwego rwo hejuru, bwari bubereye ijisho kandi bugaragaramo udushya twihariye twanyuze imitima y'ababwitabiriye. Ibi birori byabereye mu nyubako ya Intare Conference Arena i Rusororo, byitabirwa n'abantu batandukanye barimo abavandimwe, inshuti, abahanzi, abanyamakuru n'ibindi byamamare. Harimo n'abaturutse muri Burkina Faso, igihugu cya Idrissa. Nubwo bombi basezeranye mu mategeko muri Mutarama 2025, ubu bukwe bwabaye ubwa nyuma bwo gusezerana imbere y'Imana. Bwari bukubiyemo ibirori by'ubusabane birimo gusaba no gukwa, gusezerana no kwakira abashyitsi, byose bibera ahantu hamwe. Vestina yinjiriye mu cyumba cyaberagamo ibirori aherekejwe n'abasaza be babiri, mu gihe murumuna we Dorcas Kamikazi basanzwe banaririmbana yari mu bakobwa bamuherekeje. Ubwitabire bwari ku rwego rwo hejuru kuko saa 2 za mu gitondo abantu barenga 100 bari bamaze kugera aho ibirori byabereye, ibintu bitari bisanzwe mu mihango yo gusaba no gukwa. Lion Imanzi niwe wari umushyushyarugamba ukoresha indimi eshatu: Igifaransa, Icyongereza n'Ikinyarwanda, mu rwego rwo gufasha abashyitsi baturutse mu bihugu bitandukanye kumva ibirori. Ibirori byasusurukijwe n'itorero Inyamibwa rizwiho guteza imbere umuco nyarwanda, ryazanye imbyino n'indirimbo za Kinyarwanda zatumye abari aho babyina n'ibyishimo byinshi. Vestina yatanze impano zitandukanye ku nshuti n'abamufashije mu rugendo rw'umuziki we, zirimo Murindahabirene umujyanama we, Dorcas Kamikazi, Chrisizi wabakoreye amashusho y'indirimbo, Niyo Bosco wabandikiye indirimbo nyinshi, ndetse na producer Santana Sauce wakoze indirimbo nyinshi z'amajwi. Na Idrissa kandi yagaragaje ko ashima imiryango yombi, atanga impano kuri sebukwe na nyirabukwe, abashimira ko bareze umugeni we neza. Mu byagaragaye nk'udushya harimo ko Dorcas yaje mu gitondo cya kare agahita asubira hanze mbere y'uko ibirori bitangira. Nuko Gosheni Kwaya, korali y'iwabo ya Vestina na Dorcas, yahawe protokole yihariye nk'ikimenyetso cy'ishimwe ku ruhande yagize mu burere bwabo mu muziki. Vestine na Dorcas n'abavandimwe be bavuka mu karere ka Musanze, bakaba baratangiye kuririmba bakiri bato mu rusengero, bagakorana n'inzu ifasha abahanzi ya Miye Empire kuva mu wa 2020. Ubukwe bwabo bugaragaje urwego bagezeho nk'abahanzi
bahuje ubuhanzi n'indangagaciro ndetse bwabaye intangiriro y'urugendo rushya rwa Vestine n'ubuzima bw'urugo. Ibi rero ni bimwe mu dushya twaranze, urumva ikinyamakuru cyabitunyuriyemo, ariko hari n'ibindi abantu bagiye bagarukaho cyane bigiye bitandukanye, harimo uburyo umugabo we Idrissa yari agiye gusoma Vestina ariko akabyanga. Ibyo nabyo byagiye bisirikira ahantu henshi cyane, ndetse abantu benshi bakavuga bati kuki yabyanze, bakabikritikaho ati ibi bintu ntabwo twabishimye. Bamwe nagiye mbona bavuga bati ntitwabishimye, ubundi iyo wamaze kugusezeranya wakabaye umusoma nta kibazo. Ariko abenshi nanone bakavuga ko nk'umwana warezwe ntabwo biba byoroshye cyane guhita usomanira mu ruhame cyangwa se mu materaniro, ntabwo biba byoroshye cyane. So rero byagiye birangwamo n'udushya twinshi, aho n'umugabo we Idrissa ntago yigeze aseka. Abantu benshi cyane bari kuvuga bati muduhe ifoto ari guseka, bati turayishyura. Ariko akenshi ni umugabo uri seriye, ariko sinaseriye akenshi ubusanga ari umugabo wigirira amasoni. Abantu nagiye mbona kandi no mu bigaragara ni umugabo wifitiye amasoni, utajya ukunda kuvuga ibintu byinshi cyane. Rero ibyo ni bimwe mu dushya twabaye. Ushaka gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu tugenda tubagezaho amakuru atandukanye, wakomeza ugakanda subscribe. Imana iguhe umugisha.